mutagatifu kizihimbaza buri munsi. None turi tariki ya 10 Kanama. Turahimbaza mutagatifu Laurenti umudiyakoni wahowe Imana. Turahimbaza mutagatifu Deodati wahowe Imana. Turahimbaza mutagatifu Asteriya. Asteriya yabaye umubikira maze ahorwa Imana ku ngoma ya Diocletian wangaga abakristo runuka muri 303. Muri uyu mwanya tugiye kurebera hamwe amateka ya mutagatifu Laurenti na mutagatifu Deodati. Muri kumwe na Padiri Valens Twagiramungu. Laurenti yari umudiyakoni Roma ku ngoma ya Papa Sixte wa kabiri n'iy'umwami Valerian. Yarashinzwe umutungo wa kiliziya y'i Roma. Nuko Valerian atangiye gutoteza kiliziya cyane, Papa Sixte wa kabiri ategeka mutagatifu Laurenti guha abakene ibyo kiliziya itunze byose. Mutagatifu Laurenti arabigira. Muri icyo gihe bafata Papa bajya kumwica. Bamujyanye ahurira na Laurenti mu nzira. Nuko Laurenti ati, urajya hehe mubyeyi wanjye usize umwana wawe? Urajya hehe musaserdoti w'Imana udafite umudiyakoni wawe? Nta gitambo waturaga Imana tutari kumwe. Nacumuye iki kugira ngo ujye gutura igitambo cy'imperuka tutari kumwe? Papa Sixte aramubwira ati, singusize mwana wanjye. Imana irashaka kuyirwanirira urw'ingenzi. Mu minsi 3 uzankurikira. Nuko bahamagara Laurenti ngo yerekane ibintu kiliziya itunze. We rero abasaba iminsi 3 ngo ajye kubikoranya abibereke. Ubwo Laurenti aragenda akoranya abakene bose b'i Roma n'induki zaho, abazanira umucamanza mukuru w'i Roma. Aramubwira ati, dore ibyo mwantumye nabibazaniye. Ngiye imari kiliziya itunze. Uzabwira umwami abamenye, kuko ubundi nitwe twabitagaho. None ubu twe tukaba tutabariye Kristo. Umucamanza mukuru rero wari wizeye kubona ibintu byinshi bitabarika, uburakari buramwegura maze sukurakara arabisha. Diyakoni Laurenti afatwa ubwo. Batangira kumutwika umubiri wose buhoro buhoro bamukaranga. Bavuga ko yabwiye umucamanza ati, uruhande rumwe rwahiye neza, noneho nimuhindukize mukarange n'urundi niba mushaka ko umwami aza gufungura inyama zihiye neza uyu munsi. Muri ubwo bubabare bukaze bw'umuriro, Laurenti yahekaniye ubutwari bukomeye bushingiye ku kwemera kwe gushyitse. Ngiyo impfire y'iyo ntwari yahowe Kristo. Ibisigazwa bye biri muri bazilika yamwitiriwe Bazilika San Lorenzo i Roma hafi ya Campo Verano. Tuvuge no ku mateka ya mutagatifu Deodati wahowe Imana nawe duhimbaza none. Deodati cyangwa Deus Dediti ariwe Diodone yavutse muri 570 Roma. Yatoye kuba papa ku ya 10 z'ukwa 10 muri 615, amaze imyaka 40 ari umusaserdoti. Ababaye papa wa 38 wicaye ku ntebe ya mutagatifu Petero ku buyobozi bwa kiliziya, asimbuye Papa Mutagatifu Boniface wa 4. Mu kwiyubagirwa no mu butwari butavugwa, yavuye ababembe n'abarwaye izindi ndwara. Niyo washyizeho ikashe ya Papa bita Bile, n'ubu ikashe ye ikaba igishyinguye Vatican. Niyo washyizeho itegeko ko buri mupadiri agomba kuvuga misa buri munsi. Yitabye Imana ku itariki ya 8 Ugushyingo muri 1818 Roma, asimburwa na Papa Boniface wa 5. Dusabe. Nyagasani Imana yacu, Laurenti mutagatifu yaragukunze bikomeye, aba indahemuka agukorera, aba n'indatwa agupfira. Uduhe natwe gukunda ibyo yakunze no gukurikiza ibyo yigishije, kubwa Yezu Kristo umwami wacu. Ndangije nifuriza umunsi mwiza abahimbaza abatagatifu Laurenti, Deodati, Asteriya. Namwe inshuti z'Imana kandi bana babikira Mariya, mugire umunsi mwiza.
doze kandi twiyegure umutima utagira inenge wa Bikira Mariya duhimbaza by'umwihariko muri uku kwezi. Yari Padiri Valens Twagiramungu wifuriza ineza n'amahoro bikomoka ku Mana umubyeyi wacu. Mutima utagira inenge wa Bikira Mariya udusabire.